Muraho neza ndabasuhuje. Mbega ibintu biri gukomeza kuba kuri Vestina biteye ubwoba cyane. Nyuma y'uko Vestina akoze ubukwe agasezerana hamwe n'umugabo we Idirisa, ntabwo byaje koroha, bikomeje kugorana cyane kubera ko Vestina ari mu mazi abira. Baca umugani mu kinyarwanda ngo abeza bapfa ubusa. Ese koko Vestina yaba apfuye ubusa? Kuko Vestina kuva yakora ubukwe ntabwo bimworoheye. Nyuma yo gusanga umugabo ufite umugore n'abana 3, bikomeje kugorana cyane. Uwo mugore we akimara kumva Vestina yasezeranye n'umugabo we Idirisa, byaramubabaje cyane. Uwo mugore wa Idirisa mukuru yatejemo mu Rwanda ubu ngubu ku buryo yahise atanga ikirego kuri RIB. Vestina atawe muri yombi. Ibintu bibabaje abantu benshi cyane. Uwo mugore ati nta kuntu Vestina yantwara umugabo kuri uru rwego. Ese ibintu bya Vestina biraza guherera hehe? Mwahaye ikaze. Uyu mugore wa Idirisa yigereye mu Rwanda vuba byihuse, yahise atanga ikirego kuri RIB cyo guta Vestina muri yombi kubera ko yamutwariye umugabo. Uyu mugabo Idirisa arakomeye cyane, ni umuherwe muri Burkina Faso, afite amafaranga menshi, we nta kintu arabitangazaho. Nta kuntu ngo yari kuba afite imyaka 42 akajyana umukobwa nka Vestina ufite imyaka 22, ngo nta kuntu yari kuba adafite undi mugore. Kuko uyu mugabo mu bigaragara ubona ko akuze cyane koko, ngo kuri aya mafaranga afite ntabwo byumvikanaga ukuntu yababayeho nta mugore afite muri Burkina Faso. Ese Vestina arabigenza ute ko ari guhura n'akaga gakomeye cyane? Ibintu biraza kurangira gute? Mbega Vestina. Gusa hari abatanze komenti ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bati Vestina aho kugira ahure n'ibi bibazo niyigarukire, akomeze umwuga wo kuririmba, akomeze yiririmbira gospel, n'ubundi ntaco byaba bimutwaye. Abandi bati Vestina yabasibye ku buryo bukomeye cyane aramutse agarutse iwabo. Abandi bati yarangije guseba kabaye, kuko ibi bintu byose biri kumuvugaho cyangwa se arimo kunyuramo biteye ubwoba cyane, biteye agahinda n'isoni ku mukobwa nk'uyu nguyu Vestina. Ese ibi bintu wowe urabyumva ute? Vestina yaba yarahubutse, cyangwa Vestina yaba yarafite umuntu wabimushishikariza cyangwa se watumye abyihutiramo? Ese yaba yarakurikiye agafaranga ko muri Burkina Faso, cyangwa ni urukundo rwaba rwarabimuteye? Ibyo ni ibintu abantu benshi barimo kwibaza, byababereye urujijo. Gusa dore ko Vestina uyu mugabo yamuteye inda, Vestina yaba atwite inda y'amezi 3, akaba aribyo byatumye uyu mugabo asoza Vestina vuba cyane mu ibanga rikomeye, dore ko na Vestina nawe yabimusabye avuga ko atatwitira inda iwabo. Byaba bigayitse ku mukobwa nk'uyu nguyu cyangwa se kuri Vestina w'icyamamare uzwi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
mu ndirimbo ya gospel. Ibi ni ibintu byose byatumye bakora ubukwe ku ibanga, ariko biranga biravumbugwa, ibitangazamakuru byose bibimenya. Ese Vestine ko yatawe muri yombi arakurikiranwaho ibihe byaha? Vestine nta kindi cyaha akurikiranweho usibye icyaha cyo kwiba umugabo w'undi cyangwa se cyo gutwara umugabo w'undi. Vestine ubu agiye gutabwa muri yombi, cyangwa se yamaze gutabwamo, agiye kuburanishwa, akorerwa idosiye, atangire gukurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndagushima twabanye muri iki kiganiro. Njye mwari kumwe na Pacifique. Kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi uzajye ubibona mu ba mbere. Ujye ubona breaking news ziba zicicikana mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu ba mbere. Ndabashimiye cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao. Imana ibarinde.